Amahoro banyarwandakazi namwe ba diaspora ndetse n'abanyamahanga. Umukire yampamagaye arambwira ati kwirebero mpafite ibibanza byiza cyane waza nkaguha akazi kubera ko ndakwemera uburyo ukoramo akazi kawe. Nanjye ndavuge nti karame, naje rero muri iyi quartier ndimo kukwereka ahangaha bahita kwirebero. Ni kwirebero, ni quartier nziza cyane ikunzwe n'abanyamahanga n'abanyarwanda b'abashoramari bafite amafaranga ndetse n'abadiaspora bari hanze bashaka cyangwa se bakunze gushora imari yabo mu Rwanda kugira ngo batuzamure. Muri iyi quartier nziza cyane nkuko ngiye kugenda nyigutembeza gake gake ngenda nkwereka view, ntacyo kuguhisha gihari. Niba uri n'umukomisiyoneri ngwino zana umukiriya dukore akazi, nkwereke ibyo umukire yambwiye cyangwa se gahunda dufitanye n'umukire. Urabona ko inyubako zirarimbanije, ibibanza bisigayemo ni mbarwa kubera yuko nutinda nibi bibanza ngiye kukwereka urasanga babimaze. Ngibi rero ibibanza mbigezeho. Mfitemo hano ibibanza bitatu byonyine nibyo bisigaye ku isoko. Ni isambu nini cyane, ngiye kukwerekamo ibibanza byiza bitatu twasize twibikiye kugira ngo tuzabigurishe muri ibi bihe. Hanyuma nawe ube wakwihitiramo icyawe, ushobora kubigura byose, ushobora kuguramo kimwe, hasigaye ubundi nawe nakubwira iki ukaba wakubakamo inyubako ushaka. Hano hantu ni muri R1 ndetse urabona ko ama etage n'abandi bari kuyubaka, no kuvuga yuko byemewe ndetse n'amakadaseri asanzwe atanageretse waza ugaterekamo hano muri bino bibanza. Urabona ko ni byiza cyane, bibereye ijisho, biri ahantu heza cyane. Mbere na mbere reka nguhe ibiranga ibi bibanza cyangwa se nkwereke uko ibi bibanza biteye hano muri iyi sambu yari isigayemo ibibanza byiza cyane. Ikibanza cya mbere kinini kirimo gifite ubuso bwa metero kare 1000, kikaba kiri kugurishwa miliyoni 280 zitarimo ibiganiro. Ni miliyoni 280 zitarimo ibiganiro. Niba wumva wazibona uze tukwereke aho iki kibanza giherereye muri iyi sambu nini cyane. Nibiba ngombwa uze witwaje n'umusaviya kugira ngo wenda tutakwereka ikitari cyo. Ikibanza cya kabiri gifite metero kare 629, kikaba kiri kugurishwa miliyoni 117 zonyine. Nanone nimba wumva wagura iki kibanza ni miliyoni 117 zitarimo ibiganiro, nshobora kuza kukireba ukitwaza n'umusaviya kugira ngo wenda tutakwereka ikitari cyo, kubera ko iyi ni isambu nini cyane yasigayemo cyangwa se twasigajemo ibibanza bitatu turimo kugurisha ubungubu. Nanone kandi ndakwereka ikibanza cya gatatu ari nacyo gitoya kirimo, gifite ubuso bwa metero kare 597. Iki kibanza kikaba kiri kugurishwa miliyoni 115 zitaganirwaho. Ni miliyoni 115 zitaganirwaho. Ukaza ukagura iki kibanza, mu by'ukuri kirimo ibibanza bibiri kubera ko turabizi ko ikibanza kiri standard kiba gifite metero kare 300. None banyarwandakazi, banyamahanga namwe ba diaspora, utaguze ibi bibanza wagura he?
ni ahantu heza hafite viyu nziza, kuba hahenze kandi hakundwa n'abanyamahanga n'abashoramari ntabwo byo mbigarukaho. Ni karitsiye nziza yiyubatse ku buryo buri muntu wese ku irebero ahazi. Ukeneye kugura kimwe muri bino bibanza cyangwa se ushaka kubigura byose icyarimwe, nimero yanjye ngiyo kuri sikirini, wampamagara tukabigeraho tukabisura ugahitamo icyawe. Ni muri iyi karitsiye, imihanda irahari, nta kibazo cy'imihanda gihari, hari andi mazu menshi, amahoteli arahari, yemwe n'ahantu heza cyane. Ngira ngo muri iyi karitsiye ni ahantu nawe ubona yuko wakakwiye kuba uza ukaguramo ikibanza cyawe hakiri kare, karitsiye itaruzura, hatarahenda kurushaho. Ngewe rero ndatashe, inzira ibigeraho unyura kuri gare i Nyanza cyangwa se ukanyura i Gikondo ukazamuka. Ni hafi cyane ya kaburimbo nk'uko urimo kubibona. Bye, ciao.